wa uri Nyaruguru mu umva uri gutwika amakara iyo uvuze ngo data iravuga ngo karame mwana wanjye nuri muri yanzu ndende sumba zahiri muri iki gihugu nawe uri ikavuga ngo karame none ufite isuka ari guhinga inyaruteje nuri kuri mashine afite su icyo nyikunde bose bitaba kimwe karame mwana wanjye uhinga inyaruteja nuri kuri Siriya umunyonzi uri kunyonga igare nawe ataburamo nuri mu ndege babita abadereva harya nawe ntumbaze utwaye indege umupilote uri mu kirere ntumbaze niba wari no kuyegera iyo avuze ngo mana nuri kunyonga Nyabugogo gasyata yatse umugenzi bose bitaba kimwe ntabwo yitaba dereva ngo karame dereva ngo ivuge ngo karame munyonzi bose bitaba kimwe ngo bana ndafashijwe ziburinde iby'umuntu atunze. Amen. Umuntu wiza akwiye gusenga cyane kuko gusenga ni ibimurindira ku kazi afite amasengesho. Umukene akwiye gusenga cyane kuko gusenga bimuremera ibyiringiro bya none n'ibyejo hazaza. Imfubyi ikwiye gusenga ko amasengesho hararira. Umupfakazi akwiye gusenga ko amasengesho abeshaho. Umuntu wese waremwe mu rwego rwe akwiriye gusenga kuko gusenga n'ubuzima. Icya kabiri mumbajije ni hehe umuntu yasengera hafi y'abantu ntanicaye hafi yabo kuhanyura gusa ufite isakoshi akayiyegereza ufite telefone akayifata akayikomeza umuntu wese akantu yegera akagakomeza ngo ubwahanyuze wabona arimo kuyobya amarenga agaruka bitware none reba ukuntu nicanye n'aba bagabo nta mpungenge bafite amakofo yabo ntibayakoraho telefone zabo reba ukuntu bazifashe nta kibazo na kimwe bafite ibi rero nta kindi cyabiteye ahubwo twahuriye mu masengesho yarabacanze yarabakaranze kugira ngo mu nzu y'Imana hagere uko nabaye muraka bahaguruka dusenga n'ejo bundi narahagurutse. Ndizera ko mumeze neza ahantu twumvira hagiye hatandukanye abari mu gihugu cy'u Rwanda abari ku mugabane w'Iburayi Aziya Australia Afrika mukurikira Inzahuke TV nekereza ko nawe uraho ngo ushaka kwakira wari inzahare ariko uyu munsi bana kakuzaho ugenda ibihugu ariko kandi wese afite Imana yamukuye na Imana imugejeje iyi ni TV kwereka kenshi abantu bajya bafite Imana agiye bitandukanye ku buzima bwabo ikajyana hibageza uyu munsi tujya ngo tugaragaze imirimo y'Imana yakoze mu buzima bwacu. Turagushimiye ko dukurikira ukaduha ibitekerezo ndetse ukabisangiza n'abandi. Turasaba ariko kandi batarakora subscribe bayikora kugira ngo bafashe mu biganiro bigiye bitandukanye tugenda tubashiraho. Nitwa Ndamukunda Patrick mbahaye kaze mu dufite uyu munsi turi kumwe n'abatumirwa abose mubona kuri kamera zacu wenda amateka yawe kera ushobora bari inzahare ariko Imana arabazahuye kuko namwe abantu bafite uruhare rukomeye muri gospel y'u Rwanda cyangwa ivuga buto mu Rwanda banyuze ahantu henshi hatandukanye ku maradiyo ku mateleviziyo mu byumba by'amasengesho bakoze umurimo ukomeye ubuhamya bwabo nivoto ngwa tubahaye ikaze mwese ni mudusuze mumeze neza turashima Imana uri papa w'Inzahuke aho igejeje ikora tubaye tuyishimiye wenda abantu barakuzi kuri kamera z'Inzahuke TV ariko ongera utwibwire wibwira no ushobora kudukurikira ari ubwa mbere mwibwire muri rusange nge nditwa Niyonshuti Theogene ndi umupapa ufite abana batatu umukobwa umwe n'abahungu babiri ndubatse ni mu Gasyata ndi umupasiteri mu itorero rya ADEPR ariko ndi umuryango mugari ufite n'abandi bana benshi twebane ikaze kuri kamera zacu ndishimye kuduha ikaze ku Nzahuke turi inzahari zazahutse barakoze cyane mwabonye ni pasiteri mukunde cyane ufite ubuhamya uzi no kuza no kuganira ni gake umuntu aganira ngo yo kurangiza adasetse byanze kunza araseka kuri kamera kandi twabona undi mugabo nawe arabibwira nawe afite ubuhamya bukomeye kandi ntabwo ari ubwa mbere muramuzi benshi bakurikira iyo bukamara yo mu Rwanda muramuzi mu byumba bitandukanye abantu bakuze cyane cyane ahantu tw'i Beteli habaga icyumba ku wa kane cyari icyumba gikomeye cyane habaga wayoboye ko ari byiza cyane najyaga amaza kera ndagira ngo wongere utwibwire gatoya amazina yawe na mbese umwirondoro wawe muri rusange. Murakoze cyane nitwa Musonera Jean Baptiste ndi umugabo ndubatse mfite umugore n'abana batandatu ndi umukristo muri ADEPR nk'uko wabivuze ndi umuyobozi icyumba cy'amasengesho hanyuma abanyarwanda benshi n'abanyamahanga bakunze kunkurikirana
banzi ku izina rya Kigobanya kuko ari izina ry'amateka yagiye aranga ubuhamya bwanjye kuva mu mwaka wa mbere w'amavuko kugeza mu myaka 40 n'indi saga ngeze mu uyu munsi. Tugwa n'undi mugabo kandi nawe ufite ubuhamya bukomeye, muramuzi cyane mu murimo w'Imana cyane cyane mu Rwanda, mu byumba bitandukanye, mu Cyahafi, mu Gakinjiro, ku Muhima, mu Gasata, ahantu henshi nakunda kwa musanga kandi akavuga ibintu bifasha abantu benshi. Uyu munsi ni umuyobozi w'umudugudu, ni umwe mu bantu afite inshingano ariko nawe afite ubuhamya. Reka wenda twibwire, tugwaye ikaze kuri kamera zacu. Murakoze cyane, yitwa Vedaste Ndakimana, ndi umupapa, mfite abakobwa 2 n'abahungu 2, tumvikana n'umuryango w'abantu dutubutse. Mbarizwa rero muri ADPR muri Paruwasi ya Gatare, iba Igahanga ni muri Kicukiro. Umukozi w'Imana. Yesu aduhana umugisha. Amen. Abo turi kumwe uyu munsi nekereza ko noteza ko tubana miki, ariko turahari nabo barahari, tuzajya tubatumira kenshi tuganire nabo. Tugiye kuganira umunsi ku topic dufite, tugiye kwa tuganiraho kuko mwese muri ku kintu kimwe gikomeye. Pastor ntabwo kibabwiye, ariko nayo yawe icyumba cya Kiruhura yajyaga kabisa gusirimba ko nayo makorasi ye ni ibintu bazi cyane ku mateka ye. Akina muto cyane ko umunsi Imana yamutehe inyama. Rero bahuriye kugitwa gusenga, barasenze mu buvumo, mu biti, araburiye ibiti, arabaraye mu mazi, arabageze gute, abagabo mubona imbere kuri kamera zacu barasenze cyane. Turaganira ku gusenga uyu munsi. Mbere uko dusenga, Musoni mbabare ufata umwanya muto ubanza ushima Imana n'ubundi yakoze no mirimo turimo turabona, twinjire mu gusenga n'ubundi tuganira gusenga. Mana turagushimiye, wagize neza ubana natwe mu buzima bukomeye, twari gupfa tuzize bwo ariko ubuturindiramo, byaduhigaga ntibyatubonye, waduhishe mu buntu n'imbabazi byawe byinshi. Nyuma yuko utwihishuriye tukumenye, gusenga kwatubyariye agakiza, gusenga kwatubyariye amahoro, gusenga twagukuyemo imbaraga, gusenga twagukuyemo ihumure, gusenga twagukuyemo byinshi, ku rwego uyu munsi turi abahamya b'imirimo myiza iva mu gusenga. Tugushimiye rero imbaraga zawe nyinshi kuri twe, tugushimiye ibyo wakoze hamwe n'ibyo uteganya kutugirira byiza. Ibyo byose tubiguhereye icyubahiro mu izina rya Yesu Kristo. Amen. 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 Ndizera ko nadukukiye muvuze ngo amena. Ndagusanga ino video uza kuza kuyireba witonze uyisoze, uri buze kumenya gusenga icyo ari cyo kuko abagabo barasenze. Ndagira mbaze ikibazo mwese mugiye gusubiza, wese avuga uko abyumva. Gusenga ni iki? Gusenga ni iki? Ndahera kuri Musana n'ubundi se gusubiza kuri pasteur. Gusenga ni iki? Abantu benshi bango twarasenze. Gusenga ni jambo rizwi, pray, gusenga. Abantu kuki basenga? Gusenga ni iki? Gusenga ni iki? Wenda uko umwuka bigoye cyane uko ujye ubikunda kuganiza abandi cyane cyane kwiyumuza w'icyumba yigisha abantu gusenga. Musane, gusenga ni iki? Murakoze cyane. Ubundi abantu benshi gusenga babibona nk'amagambo avugwa, cyane ko ari ukwatuza akanwa abantu bavuga amagambo. Ariko gusenga si amagambo, ahubwo gusenga ni igikorwa kiva indani mu mutima, umuntu akagambirira gusenga. Niyo atakirirwa tobora, ariko mu mutima we akavuga ngo ndi imbere y'Imana, ngiye gusenga. Kuko gusenga kubyara imbaraga, gusenga kukabyara uburinzi. Nubwo gusenga rero uko dusenga kutagaragaza umubyizi wako kanya, ariko nyuma yaho bikorewe bigira umusaruro. Gusenga rero si amagambo, gusenga ni igikorwa kiva indani mu mutima. Gusenga ni ukugambirira, ukagambirira kuba imbere y'Imana, ukavuga uti ngiye gusenga. Gusenga rero ni ibintu ubwira Imana, ukabwira Imana ngo Mana nari meze nya ariko ndifuza kumera gutya. So gusenga ni nk'ibyifuzo ubushyira imbere y'Imana, ariko kikaba igikorwa kivuye indani mu mutima. Uko niko mbyumva mu rwanjye ruhande. Gusenga si amagambo, gusenga ni biva mu mutima. Ni umukozi w'Imana mwarimu wacu Imana n'umudugudu. Wayobe ibyumba byinshi ariko wigisha no gusenga kenshi mu nyisho zawe. Mu by'ukuri gusenga ni iki? Uremeranya na Musonera cyangwa rukundo ubyumva? Muri kiganiro rero gifite imbaraga cyane. Numva ari cyiza cyane. Abantu badukurikira ndetse natwe ubwacu turabona biryoshye. Gusenga ndabivuga mu buryo nunganiramo Musonera kugira ngo tubijyanemo twese. Ariko gusenga ni ukwishinja. Yego. Kwishinja intege nke. Gusenga ni ukwiyemeza intege nke, kwirega. Kandi gusenga kukagutsindishiriza. Ni ukuvuga ngo gushyira mu rukiko ukakwemeza ko udashoboye. Gusenga ni ukwemera intege nkeya zanjye. Ngiye kugira ngo nsenge niyemeje ko mfite intege nkeya. Bikandera gusenga Imana kuko ishobora byose. Ngewe iyo nsenga kabone no mu ndatabinyemeza. Njye ubwanjye niyemeza ko ntacyo
nshoboye bikandiraho gusenga Imana kuko yishobora byose. Muri make gusenga no kwemera intege nkeya, ni ukumenya ko ntacyo ushoboye, ahubwo gusenga ariko usenga Imana ishobora byose. Gusenga ni igihe wemeye ko ntacyo ushoboye kugira ngo wegere ushoboye agushoboze gushobora ibyo udashoboye. Nanjye nkongeye nakaza cyane misiyo yabyo dufite muri Bibiliya. Abantu bagiye basenga ariko bemera ko badashoboye bikabatera gusenga. Mbonera kubwira abantu bavuga ngo gusenga ngo ni ibintu ngutegura ngo ukabyandika ngo bikabiha igihe ekada. Igihe cyose umuntu ni umunyantege nkeya, igihe cyose umunyantege nkeya akeneye imbaraga. Nijoro urazikeneye, ku manywa urazikeneye, mu kazi urazikeneye, kiretse butegure ibindi. Ariko gusenga ni ukwemera ko ntacyo ushoboye, kandi buri munsi duhora ntacyo dushoboye mu isi duhora ntacyo dushoboye, bikadutera umwete wo gusenga kuko dusenga Imana ishobora byose. Amen. Dusenga Imana ishobora. Pastor, wanyigishije gusenga nanjye ubwanjye naho ndajya kujyana mu ishyamba gusenga, ari nibyo wahakuye bikomeye kuri we nk'umupasiteri ufite n'ibyanditswe. Usomere cyangwa tuzakuza tunagenderaho mu kanya tuganiraho twese. Abafite uko abivuze, gusenga no kwemera ko udashoboye kugira ngo wegere ushoboye agushoboze gushobora ibyo udashoboye. Gusenga ntabwo ari amagambo, ahubwo ni umutima usukemeye nuko umusoni yatubwiye. Pastor, kuri wowe gusenga ni iki? Mbere yuko ninjira mvuga ku gusenga, hari icyo Yakobo yakuvuzeho, igice cya 5, urwandiko rwanditswe na Yakobo igice cya 5 umurongo waho ni wa 16, ariko kuri B yaho cyane niho yabisobanuye. Yatangiye avuga ngo mwaturane ibyaha byanyu kandi musabirane kugira ngo mukizwe. Kuri B y'uyu murongo akomeza avuga ngo gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro mwinshi yasenganye iki umwete. Sindi bwinjiye mu mateka ya Yakobo, ariko Yakobo hari icyamuteye kuvuga ku ijambo ryitwa gusenga. Yavuze kuri byinshi. Mu gice cya mbere atangira avuga ku ijambo ryitwa kwihangana, aza kugera avuga ku bwenge buva heraho mu ijuru, ariko asoza avuga ngo sinasoza ntavuze ku ijambo ryitwa gusenga. Hari icyabimuteye rero. Uzi ko ari mwenye nyina wa Yesu bavuka mu ndimwe Mariya, nka mukuru we rero nka Garafurere we Jesus cyangwa Yesu mu ndimi wamwitamo niyo mazina ye. Hari impano yagiye amubonamo: gukiza abarwayi, kugaburira abashonje, kwihangana. Burya kwihangana yavuga nuko yabonye muri mukuru we, ariko aravuga ngo hari indi mpano namubonyemo ntasoza ntavuzeho yitwa gusenga, kuko yajyaga yirirwa mu murimo wa Data wa twese wo mu ijuru, yawurangiza akarara ku musozi asenga. Nta munsi we w'imfabusa wa nijoro twigeze tubona ku buzima bwe nk'umuntu wabanye nawe nkakorana nawe. Ngaruka ku kibazo warumbajije rero, gusenga nduzuzanya n'abagabo uko ari babiri. Ari musoni yavuze ngo gusenga ni igikorwa gihera imbere mu mutima. Undi aravuga ngo gusenga ni ukwemera intege nke zawe ukemera ko hari ishoboye yagushoboza. Nanjye ndavuga gusenga muri ubu buryo. Gusenga ni igikorwa gifatika mu buryo bw'umwuka. Hari nyiri kugikora, hari n'uwagikorera. Nyiri kuwa agikorera, uwa agikorera yarangiza akagisubiza cyangwa kikavamo umusaruro kwa gikoze. Imana ubwayo cyangwa ibyanditswe byera dusomye mu byahishuwe, dusanga ngo hari urwabya ruhora ruteretse uruhande rw'Uwiteka ngo rubamo imibavu ihumura. Kagusenga muri aka kanya nkwita umubavu. Ruvuga ngo Imana nayo igira parufe, ikeneye parufe, ikeneye ibihumura, ikeneye ibihumura. Ibyo bihumurira Imana rero ni amasengesho y'abera. Bivuga ngo iyo dupfukamye dusenga, uvuga ngo buri muntu wese wemera Imana, usenga Imana, afite urwabya, afite agacupa ka parufe gateretseyo, ahubwo uhora usabwa kuzuzamo. Ubwo hari umuntu ufite aho dukiyariro ufitemo indeka kari gushiramo, ahubwo ashyiramo agatege usenge ukomeze wuzuzemo. Natinze rero aho nashatse kuvuga gusenga kari igikorwa mu buryo bw'umwuka gifatika. Hari umuririmbyi umwe waririmbye avuga gusenga ni bombe ikomeye cyane.
ngo iratigisa ikanyeganyeza ngo ibihome bya satani bikariduka. turi abagabo bo guhamya ko gusenga ari igikorwa gifatika mu buryo bw'umwuka. Mu yandi magambo, gusenga wagutuma wicara hano ukagutuma mu mujyi kugakata Nyabugogo kukazamuka Yamaha kukikoza la flasheri kugakata no mu mujyi kukagenda hano hari ikintu cy'igikuta. Ubwo buri muntu asabona igikuta yako gusa twabagenda unditurire kiriya gikuta. Gusenga kunarenga no mu mujyi reka mvuge mu mujyi kuko abatwumva benshi bazi mu mujyi. Uri Nyamagabe uretse mubwire muri Amerika atahazi, reka mbabwire ko gusenga kwanjye ari town. Gusenga ni igikorwa. Wowe komeza no gusenga n'icyanditswe ufite kuko gusenga turacyeza gusenga ni turacyabigira binini kuko si ikintu kimwe cyo kitabasha gushira. Gusenga uvuga ngo nugusaba, undi ngo nugusabana n'Imana, undi ni ibivana y'igikuta, unavuze ngo ni imibavu, ariko turacyagura gusenga icyari cyo kuko mu bantu basenze. So kugira ngo wumve wenda uburemere buri mu gusenga ni imbaraga ziri mu gusenga, igitabo cya mbere cy'Abami 18:44 witwa Salomo niwe wasenze avuga muri aya magambo, aravuga ngo kandi abantu bawe nibatabara bakajya kurwana n'ababisha mu nzira yose uzabagabamo, maze bagasenga Uwiteka berekeye umurwa watoranijwe n'inzu nubakiye izina ryawe. Aravuga ngo nukujye wumva gusenga kwinginga kwabo uri mu ijuru ubarengere mu byo bazaba bararwanye nabyo. Amen. Uzi ko uyu mugabo wifashishije gusenga, uyu witwa Salomo muhungu wa Dawidi, uzi ko ari we Bibiliya ivugaho ibintu bibiri. Iravuga ngo umwami Salomo yarushaga abami bo ku isi yose ubwenge n'ubutunzi. Ubutunzi bwa Salomo babugabanije mu bihe bitatu. Icyambere bavuga yuko mu gitondo kare yaryaga intama 100 akarya inka 30 z'inzungu. Mu Giswahili baravuga ngo kuko kurungu ni birayidadi, ngo ni nkoko yose yatambaga mu maso ye bayijugunyaga mu cyungu. Uyu muhungu yararyaga kuko yari afite ibyarya. Burya natwe dufite ibyo turya twarya, ariko bageze ku bwenge babugabanya mu bihe bitanu by'igihe burayi, igihe bitaga musaradi na askeri n'andi magambo. So uyu mugabo wari wibitseho ubwenge n'ubutunzi busumba iby'abami bose bo ku isi, yabonye ko ibyo byose ari ubusa, abona ko iturufa ari gusenga. Bivuze ngo gusenga rero niho pasiteri yavuze, aravuga ngo yitaye ku gusenga ko batagira shinge na rugero kandi idasuzuguye gusenga kwabo. Uzi yuko gusenga ari imari, gusenga ni imari. So ni nk'ibicuruzwa imbere y'Imana. Kwa kuno umuntu arangura yacuruza agacuruza ashaka kunguka, ariko kandi ukunguka bitewe n'uwuri we wacuruje iyo mari. Ubu dushobora kujyana mu isoko twese dufite amapantaro, uko bakugurira iyawe nziza siko bangurira iyanjye mbi, kuko nge nkurusha agaciro n'unguriye agura agaciro mfite, ariko yakugura akakugurira mu gaciro gakeya ufite. Gusenga rero ko ntigutoranye niyo waba urwaye imvunja, gusenga kwawe Imana irakumva. Gusenga kwawe niyo waba ureba umurari Imana irakumva, niyo waba utwara indege Imana irakumva, kuko yitarazi enema. Niko birivuga ngo yitaye ku gusenga ko batagira shinge na rugero. Bisobanuye ngo igishoro ni ugusenga, ubuzima ni ugusenga, imibereho ni ugusenga. Iyo umuntu asenga aba yibitsemo none n'ejo hazaza. Amen. Yego, gusenga tujya gusenga. Icya kabiri nkurikije ibyo bavuze, gusenga ni umuyoboro utwegereza aho Imana iri. Imana ihimbazwe, kuko iyo umuntu asenga aba ari kugenda asatira yegera agera kuri biro y'Imana. Kandi biro y'Imana ibamo byose biba. Gusenga rero ni umuyoboro uduhuza n'Imana vuba. Imana mudahurira muri botike muhurira mu gusenga, Imana mudahurira muri diplome muhurira mu gusenga, Imana mudahurira mu miryango muhurira mu gusenga. Dufite ibihamya mu ijambo ry'Imana. Uwitwa Eliya yaravuze ati ariko kwisi imanye ntoya kandi gihari, kwisi mbona ibaye nk'ikoroboyi kandi ari nini, ndayikizwa n'iki? Yabona akabujya burandu yashinga ikirenge kandi hahari, ariko akabona hose hameze nk'amahwa, isi yose mubana ntoya. Aravuga ati ikintu gisigaye ni ukwegera Imana, kuko Imana ni ngari. Ashakisha handi hantu hose yahurira nayo, aravuga ati inzira isigaye ni imwe, ni ugusenga. Kandi ninsenga Imana ndabona aho nshinga ibirenge. Bivuze ngo gusenga ni inzira itwegereza aho Imana iri
iri. Iyo umuntu asenga muri byinshi na 20 ngo ndetse n'umwana muto uzi gusenga ntabwo azagira ubwoba ngo azafashwa no gusenga. Reka mubwira kandi kantu mbishuri, gusenga bituma ubwoba. Iyo umuntu asenga ntabwo agira umutima uhagaze, kuko ushobora gutunga ibintu byinshi bitarimo amasengesho ukagira umutima uhagaze, ariko udafite namba ufite amasengesho ufite ibintu byose bireherera, biri mu bitekerezo, biri mu byumviro, biri mu busabane bwawe n'Imana usenga, kuko Imana ivuga ibitariho mu masengesho. Reka mabwire ko umuntu Imana ivuga ari gukaranga inyanya nuko yamuburiye mu masengesho. Umuntu ivana nawe mu murimo ngo yasanze mu murimo ahubwo byihurire yarakuze yakuze ngo Imana yasanze mu murima ngo nuriye igiti. Yego ntabwo twakubuza ko Imana ivugira aho ishaka, ariko yarakubuze. Pfuka musenge gusa uzabona Imana, kandi umuntu yasenze arabohoka. Ni inzira ngari, ni inzira nini n'abigisha ntibashobora kwirangiza, kuko na Yesu ubwe cya gikorwa nabwe cy'intege nkeya, ariko abanyantege nke bakwiye gusenga. Ikibazo ntibemera ko ari abanyantege nke. Ubundi ahantu ikibazo kiri ni ukutemera, kuko wamaze kwemera intege nke zawe nke uhita umenya nyir'ubushobozi. Iyo wamaze kumenya nyir'ubushobozi iteka ryose uhora utakamba imbere ye kugira ngo ubone ubutabazi buvuye aho hantu. Ikibazo rero ni ukutamenya ko ikindi ni ukutamenya aho ubutabazi bwawe buri, kuko abenshi basenga ari uko babanje gukomanga ahandi bikanga, babanje kwitabaza ahandi bikanga, byamara kwanga ndacyari kuri wa murongo wawe bakabona kumenya iyo batabara kubw'imbaraga zayo bayizeho cyangwa urukundo bayikunze, nuko ahandi byanze bakabona niyo handi. Ufite ikimenyetso mu byakozwe n'intumwa igice cya 12 niba ndibenze, Paulo na Sila bashyizwe muri gereza, niho hantu habaye amakosa menshi mu isezerano rya kera. Babashyiraho iminyururu, kandi si imigozi, ni iminyururu y'ibyuma, amaguru n'amaboko. Baravuga ngo nidusakuza turaba duta umwanya, ahubwo hari inzira ikuraho iminyururu. Abantu badukurikiye ntibamenye ko hari inzira. Baravuga ngo hari inzira ikuraho iminyururu iri ku maboko, igakuraho iri ku maguru, igakingura n'iyi miryango badukingiraniye. Barasenga gusa, ngo basenze amasengesho arazamuka ahura n'inzira y'Imana. Imana ishimwe. Noneho ako kanya ngo gusenga kwabo kugira umumaro, ngo ako kanya iminyuru iradohoka, ntiyafungutse, ntiyacitse, yaradohotse gusa irirekura. Nanatekereje nsanga iriya minyuru impamvu yadohotse nuko yari ifite abandi itegereje, ariko basenze iriya minyuru ntiyacitse, ahubwo yaradohotse gusa yivana mu none amaguru avamo, amaboko avamo, ngo ku kanya ngo bumva abayobozi ngo barangije bararirimba ngo barasohoka imiryango irikingo. Gusenga rero iyo umaze kumenya ko pastor yavuze, nkuko mukozi Imana Musonera yavuze, tukamenya ko turi abanyantege nke, ko duhambiriye, ko tuboshywe, turasenga amasengesho yacu agakuraho bya bindi byose, kuko batugejejeho Imana iri, kuko batugejejeho Imana ikorera. Amasengesho agira imbaraga nyinshi ntagereranywa. Abantu bose babaye intwari, abantu bose bakomejwe n'amasengesho. Birashoboka ko umuntu yabura aho avuka, biroroshye ko umuntu yabura ubutunzi bw'isi, ariko iyo yibitseho amasengesho akunyuza aho abantu batakunyuza. Imana ishimwe. Abagabo kubayobora ikintu gikomeye cyane, ubwo ibintu mufite ni byinshi cyane. Ndagira ngo mpindure ikibazo, ndashaka ko mutwana ibibazo bibiri. Icya mbere ninde usenga, icya kabiri asengeraye. Mubanze mubwire ibyo ngibyo, mere kuri Musonera. Ninde usenga? Usenga ni umuntu uwo ari we wese ushaka ubusabane n'Imana. Ntabwo gusenga bireba umukene ngo bisige umukire, gusenga ntibireba utarize ngo bisige uwize, gusenga bireba umuntu uwo ari we wese. Mbese ni nk'uko ku iki cyorezo cya corona, burya corona nta muntu itinya, nta muntu idafata. Gusenga rero ni ibya buri wese, ntaho bitafata, nta muntu bireba, nta n'uwo bitareba. Gusenga ni iby'umuntu wese ushaka kuba mu buzima bwiza buri mu ihumure
ihumure n'amahoro kuko gusenga kubyara ihumure kukabyara amahoro gusenga. Nibutse akantu kamwe, reka mbivuge gutya, yaba ari jyewe, yaba ari Pasiteri Theogene, yaba ari mwarimu Veda, yaba ari Patrick umunyamakuru, so yaba ari n'undi muntu, ariko ni umuntu umwe byigeze kubaho, bimubaho ari mu rugo iwe, haza umuntu w'umushyitsi aje amusuzugurira mu maso y'umugore, amusuzugura yitwaje imyambarire yambaye, amubwira yuko watari umugabo kuko iyo aba umugabo yakambitse umugore we nk'uko yambaye. Uwo muntu arababara cyane, areba ahantu hose yanyura kandi yari aziranye n'abantu, abo biganye, abo babanye, abo bagendanye, abo babanye muri communauté, so abona nta muntu n'umwe yabwira ikibazo cye ngo amurengere, cyane ko n'ubundi ibyo byamushyigikiye kandi bahari. Aravuga tubwo hatagize n'umwe wagira ikintu akora, reka nyimbere y'Imana. Asanga nta yindi nzira uretse gusenga konyine gusa. Ahaguruka iwe aho yari ari, ajya Samuduha agiye gusenga. Agezeyo asengera mu butayu wenyine. Mu by'ukuri niwe Imana irahari, ariko yifuzaga kujya kure y'induru z'abarasana, kujya kure y'abantu, akumva muri ubundi kwizera ni ukumva ko ikintu ukoze kikwegereje aho ushaka. Mu by'ukuri nta byari gukunda, ariko yizera ko najya mu butayu ari buhure n'Imana. Ageze aho rero, aho ngaho mu butayu saa 3 z'ijoro atangira gusenga wenyine. Arasenga, gusenga ubwo numva avugaga amagambo ariko bikava mu mutima, avuga ati uyu ni wo muyoboro, niyo nzira iri bumuze n'Imana ikanyumva, kuko mu gusenga arimo guhanurirwa, barimo ubuhanuzi. So arimo gusenga we nka saa 6 z'ijoro, haza abandi bantu baje gusenga, ariko baza bari abakiri bamurusha ubushobozi, ngo bahagere bamusanze bahita bamusaba kubayobora. Atangiye kubayobora mu mwanya wo gusengera ibyifuzo, buri wese agenda avuga ibyifuzo bijyanye na miliyoni na miliyari. We rero kuko yari ifite ikibazo cy'umwenda w'amafaranga make, abuze uko abivuga, abasaba yuko buri wese yimuka akirukankana ibibazo afite, kugira ngo nabone uko yirukanka avuga ibintu bye biciriritse atari mu maso y'aba bantu. Uzi ko bagarutse aho ngaho, narabaze ati se nta kimana ivuganye namwe ko mu masengesho Imana ivuga? Baravuga bati yewe Imana yagombaga kunyura muri wowe twahasanze, wahageze kare, hanyuma ikabona kutuvugaho. Aravuga ati rero umwe muri bo aravuga ati yewe Imana yagombaga kumuvugiramo, ariko yari afite urusaku rwinshi, ngo rwikanga, ngo rw'amafaranga make. Bumvisha ikibazo afite ari cy'amafaranga make yo kugura iriba yarikozwe mu ikanga. Baravuga bati twebwe ibyo dukeneye ku Mana ni biraremereye, aho kugira ngo tubure imvugo y'Imana twaje gusenga, dukemura icy'uyu muntu, ariko abo muyobora Imana imunyuremo. Bamukemurira ikibazo, gusenga kwe kwatumye avaho ngo afite 350 y'amanyarwanda. Aratahakemura ibibazo, gusenga kubyara igisubizo cy'icyo yifuzaga. Rero gusenga nta muntu bireba, nta n'uwo bitareba. Gusenga n'ibyo umuntu wese wifuza kwimuka ku rwego ariho akagera ku rundi rwego. Ndumva bitware rimwe uvuze gusenga, usenga wari uvuga naho ashobora gusengera, aho uvuze mu butayu buvuzeho. Vincent gone mbwira, ninde usenga asengera koko mu by'ukuri? Uko kubwira ati ngenda nabuze uko nsenga, nabuze aho neranira, insengero zirafunze, iwacu ntabwo baradufungurira, nabuze aho nyerekeza, inaho mu gihugu nuyemo ntabwo wasenga. Ninde usenga asengera? Ngewe umukire ziburinda ibyo umuntu atunze. Amen. Umuntu wiza akwiye gusenga cyane, kuko gusenga ni ibimurindira ku kazi afite, amasengesho. Umukene akwiye gusenga cyane, kuko gusenga bimuremera ibyiringiro bya none n'iby'ejo hazaza. Imfubyi ikwiye gusenga ko amasengesho hararira. Umupfakazi akwiye gusenga ko amasengesho abeshaho. Umuntu wese waremwe mu rwego rwe akwiriye gusenga, kuko gusenga ni ubuzima. Icya kabiri mumbajije, ni hehe umuntu yasengera? Ndatangariza kuri izi mikoro ko ahantu hose umuntu ari akwiye kuhasengera. Umuntu akwiye gusenga ari muri dushe, akarangiza ko garangije n'amasengesho. Umuntu yasenga ateka, yasenga atwaye imodokari, yasenga atwaye moto, yasenga ari muri biro, yasenga ari umushumba, yasenga ari meya. Urwego rwose umuntu arimo akwiye no gusengera aho ari, kuko Imana ibera hose icya rimwe. Aho ngakwiye kugira umutima wo gusenga. Pastor, ninde usenga? Kuko ariko ishirwa bafite ni ringiri, ariko nawe tubwishirwa Imana iguhaye. Ninde usenga asengera? Reka mbivuge muri ubu buryo.
ndakuvuga nk'umwana na se, nk'umwana na se, kuko ntiwavuga usenga ngo ninde tutabanje kumenya usengwa uwo ari we. Mbere y'uko mvuga usenga uwo ari we, reka mvuge usengwa. Ariko nivuga muri ubu buryo, ndafata usenga muhindura umwana, fata usengwa muhindure se, mbese bivuge mu buryo bw'umubyeyi n'umwana. Burya umwana mu rugo igihe cyose ashakiye se aramubona. Nibyo kasubiremo, umwana mu rugo udafite ibyaha igihe ashakiye se agira gute? Aramubona. Ashobora kubwira papa ngo papa buretse kuryama tubanze tuvugane. Ashobora kubwira ati papa uretse gusohoka ugiye ku kazi mbanze nkubwire. Shaka kuvuga ko umwana na se guhura nta yindi audience cyangwa ubanze kujya gusaba uburenganzira kwa runaka, kwa secrétaire runaka kugira ngo umwana avugane na se. Usenga rero Bibiliya yatubwiye ngo cyavuze ngo gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro mwinshi iyo asenganye iki? Umwete. Uyu mukiranutsi reka mufate umuntu wese wamenye ukuri kw'ijambo ry'Imana akavuka ubwa kabiri, nk'uko Yohana yanditse ngo icyakoze bamwemeye bose bakizera izina rye bahawe ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Umwana na se rero baganirira igihe icyo ari cyo cyose, haba mu gitondo, haba saa sita, haba nimugoroba. Ngaruke gato rero ku cyo Musonera yavuze ngo wambaye musaza irakumva. Icyo gikundira waba uri muri V8 nawe irakumva, waba uri Nyaruguru umva uri gutwika amakara, iyo uvuze ngo data iravuga ngo karame mwana wanjye, nuri muri ya nzu ndende sumba zahiri muri iki gihugu nawe uri ikavuga ngo karame. None ufite isuka ari guhinga inyaruteje, nuri kuri mashini afite su, icyo gikundi bose bitaba kimwe karame mwana wanjye. Uhinga inyaruteja nuri kuri siriya, umunyonzi uri kunyonga igare nawe ataburamo, nuri mu ndege babita abadereva harya nawe ntumbaze, utwaye indege umupilote uri mu kirere ntumbaze niba wari no kuyegera. Iyo avuze ngo mana nuri kunyonga Nyabugogo Gasyata yatse umugenzi bose bitaba kimwe. Ntabwo yitaba dereva ngo karame dereva, ngo ivuge ngo karame munyonzi, bose bitaba kimwe ngo bana bana. Ndafashijwe iyumvishe nje Theogene wari Mayiboga ikanyitaba ngo karame mwana wanjye, n'ahandi pasteur na n'uyu munsi aracyavuga ngo karame mwana. Gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro mwinshi iyo asenganye iki? Umwete. Usenga ninde rero? Ni uyu mukiranutsi. Iyo yemeye akemera iramwumva. Ubundi nk'uko ibyanditswe twabibonye bivuga ngo gusenga k'umukiranutsi. None ahangaha tuje kubona ko ari umwana na se, ariko harundi Patrick, harundi wa wundi utaraba umwana mu rugo. Ese nawe yasenga? Ashobora gusenga gute se ataraba umwana? Ni gute nakwisanzura kuri data naho ku muntu utari data? Undi wavuze ati umwana ahura na data n'ibyo batanze bakisanzura bakaganira. None urambwira gute umuntu utaraba umwana arisanzura gute kuri uwo muntu ataraba umwana? Ubundi haraho mwarimu Vedaste yabivuze neza, haravuga ngo umuntu wese yemera intege nke ze. Hari ukwemera intege nke ukaba uri umwana mu rugo utakubuye, hari ukwemera intege nke ukaba uri umwana mu rugo bagusigiye koza ibyombo ntubyoze, hari no kuba baguhaye tide ukaba utayikoze, ukaba umukoro wo dovuwari ukaba utayikoze, homework ukaba utayikoze, ukajya imbere hasi ufite ipfunwe ry'uko ari bukubaza umurimo wari gukora ntukore. Ariko aho ngaho ni umwana wamaze kuba umwana mu rugo, umwana nasa. Ariko hari undi utaranaba n'umwana mu rugo, utaravuka mu rugo, utarinjira muri uwo muryango. Ikiruta ibindi nuko data wa twese ari urukundo, umwemereye wese nk'uko Yohana yabivuze. Nawe utaraba umwana mu rugo, urugo kwa data ntihajya huzu. Reka nunganire pasteur, mu by'ukuri ku Mana ntabwo ducuka, ntabwo
ku Mana ntabwo ducuka, ntabwo Imana icutse. nanuze yaza nawe akajya mu mugongo Nawe rwose umugongo w'Imana ni mugari. Aho Imana kandi ikintu nakundi Imana uretse reka umusaza ndavuga Rubyogo hano hepfo cyane niyo mujura nawe yaza bamaze kunyamaraga mu kabiri. nabo baze se Uwo muntu rwose nta rubanza afite ku Mana, nta njyuru ngo uvuye. Imana ikwakira kuko itandukanye n'abantu. na Rudomoro Nawe uko ari kose apfa kumenya ko ari mu kiderenga, ahita avuga uti ndahunze ngiye gukaraba, kandi si ngombwa kumutuma amazi. Imana irayifitiye, yifitiye ijambo rikoza kw'imyanda yose wabanye nayo mu nkuka. mutumye nanjye gufashwa rero ubundi ntabwo njya mwiriwe gufashwa ahari. Kandi ikintu gitangaje bakoze ni uko uyu mweza uyu mwakira yabikoze mbere y'uko uwo mwana aza. Mbese mbere y'uko Rudomoro avuka agakora ibyo abamo bituma ajya kure y'umubyeyi. Uwo mubyeyi yaje mbere y'uko umwana aza ategura kumubabarira atarasaba imbabazi kugira ngo azakire. ahubwo ikibazo ni uko atazi. We naze tuzasoma umwana w'ikirara iwe, ndetse nageze igihe yivana no mu rugo atwara n'ibintu byose, aravuga ati ndagiye. Ngo ageze yarabyaye, ariko ngo hageze avuga ati ariko ubundi kw'inzara inyishe kwa data ko hari byinshi, ariko mwumvuye umwana numve niwe mubyeyi nasubiyeyo. Ngo agarutse se ntiyamubajije ngo wakoze iki, wahoze he, ibyo naguhaye wabigize uti? Yaramubwiye ngo ahubwo ikintu cya mbere ni ukukondora. Mwumve ikintu nkundira uyu Sengwa, we aranatwondora akamenya igihe tumaranye inzara ibibazo, kandi waba ukize urakennye. Abantu ntibemere ko bakennye. Gukena kwa mbere si uk'umubiri, gukena kwa mbere ni uk'ubugingo. Kandi Kristo we iyo atwomoye imbere atwomora n'inyuma. Haleluya! We yomora mu bice byombi, yomora imbere akomora n'inyuma. Ari umusana ati nahoze ndi mwene kabutura, nahoze niba nanjye naberekaga inkovu hano, kuvuga ngo ni gutuma nawe ari mayibobo uba ku muhanda. Yesu aragukesha Kandi urasezeranye. none ndabafatanya bigakora. Ibi bintu abantu niba bimenye, bamenye ko gusenga kugira umumaro, gusenga ari ubuzima, gusenga guhindura, kandi siko ahubwo isengwa nihindura ibyo tudashobora. Muri nyana nuvuze ngo impamvu yo gusenga ngewe mwijuru imbere y'Imana afite y'umuntu uvugira. None mureke mbabazi, twavuze gusenga icyo ari cyo, twibaza ninde usenga ninde usengwa, mbese asengeraye. Ubundi ngaruka inyuma gato, kuki dusenga ubundi nasenze ntabwo nabaho? Kuki mumbwira ngo tujye gusenga? Abantu mugiye kujya mu masengesho badukurikiye ni benshi, bamwe bajya gusubira mu butande, basubire mu gitande, basubire mu y'ibiri, mu y'itatu, mu y'itanu. Ubundi kuki dusenga musoni? Ubundi gusenga ni ngombwa, kuki dusenga? Gusenga ni ngombwa Patrick. Ariko Mana we, ariko Mana ibi byose ndabivuga, natekereza ko nitwa Musonera Jean Baptiste Kigobanya mwene Kabutura Dominiko na Nyirahavugimana Liberato, nkaba mvuka Isakira ukumberi. Aka kanya gusenga kukaba gutumye nicarana na pastoro, nicarana na mwarimu. Aba nabagabo bafite inshingano mu itorero, nta kindi gitumye nicarana nabo, kuko ubundi nanyuraga hafi y'abantu, ntanicaye hafi yabo kuhanyura gusa. Ufite isakoshi akayiyegereza, ufite telefone akayifata akayikomeza, umuntu wese akantu yegera akagakomeza ngo ubwahanyuze wabona arimo kuyobya amarenga agaruka bitware. None reba ukuntu nicanye n'aba bagabo, nta mpungenge bafite, amakofo yabo ntibayakoraho, telefone zabo reba ukuntu bazifashe, nta kibazo na kimwe bafite. Ibi rero nta kindi cyabiteye, ahubwo twahuriye mu masengesho, babona ko gusenga kwampinduye. Babonye gusenga kwarampinduye, ntibaba bakingiraho amakenga. Biravuze ngo gusenga ni iby'umuntu wese. Warumaje ngo kuki umuntu asenga, mbese adasenze ntiyabaho. Umva namuko gusenga, mwarimu yahoze abivuga ko ari uburinzi. Impamvu dusenga ni ukugira ngo shitani atatwiba akadusubiza iyo twahoze, tukamburwa agaciro n'abakaduhaye. Erega ubu ngubu agaciro dufite twagahawe n'Imana ikoreye mu bantu tubana nabo, twizerwa n'abo tubana kubw'agaciro Imana iduhaye.
tudasenze rero ngo Imana igumye idushyiraho ubwiza bwayo n'igitinyiro cyayo n'igikundiro cyayo n'imbaraga zitugose, shitani yatwiba akadusubiza aho twahoze kera, twasubiraho tugahita duhinduka babi kuruta uko twari turi. Ntitwaba tukizerwa, ntitwabona aho dusukira amazi yo kunywa, ntitwabona aho tunyura. Rero gusenga ni ngombwa kugira ngo kugukomereza aho wifuza kugera udasubijwe inyuma n'amateka ya Satani kwa Jenera Yesu. None hari umuntu twumva uyu munsi dukurikiye ikiganiro, aho akaba ategeze asenga mu buzima bwe, kandi akubwira ati njyewe mfite inzu, mfite imodoka, abana banjye barize, narije naminuje, mfite masters muri iki kintu, kandi ntabwo nasenze. Murange no masengesho kumara iki, ngiye gushaka iki? Kuki dusenga ubundi no nahanga tukiri? Ibi bintu biroroshye kubivuga, ariko niba ariho umwanzi w'ubuzima bwe ni umuntu udasenga. Uwo muntu usibye nuko yanyanga cyangwa kangundi ni umwanzi w'ubuzima bwe iteka, ariho atariho nta rufatira afite. Kandi iyo dusenga so kugira ngo Imana iduhe inzu, si cyo kibanze, si imodoka, si amashuri, si amafaranga, kuko n'abadasenga barabifite, ariko bafite icyo badafite, nta byiringiro by'ejo hazaza bafite. Kandi baravuga ngo iyo umuntu asenga ni umuyoboro duhuza n'Imana, tuzajya mu ijuru kubera gusa ni itegeko ry'umwami. Abanga Imana ntibayisenge bazapfa ntibazibukwa. Gusenga rugomba gusenga uzi ko ari itegeko ry'umwami, kuko Yesu nawe yarasenze kandi ari Imana. Abatubanjije bose barasenze kandi bafite ibintu, ariko hakwiye kubaho umugabane w'umwihariko wo gusenga, kuko gusenga bitandukanye umukristo n'umupagani. Umuntu rero usenga afite umwihariko muri ubu buzima ndetse no mu gihe kizaza. Dubwira abantu ko gusenga ari itegeko. Icyakoze udasenze ntabwo twabimuhatira, ariko twabimushishikariza, kuko gusenga ni ubuzima bw'umuntu wese waremwe. Adasenze yatunga ibyo nkuko twabivuze, akabigira biramureba, ariko dufite icyo tumurusha ibyiringiro by'aho tujya. Umuntu wese uzajya mu ijuru azajya mu ijuru kuko yasenze, kuko gusenga biduha guhishurirwa tukamenya ibyo Imana ishaka binyuze mu nzira y'amasengesho. Pastor, ndavuga gusenga nifashe ijambo ry'Imana. Paul yandikiye Abefeso igice cya 6 umurongo wa 10, rivuga ngo ibisigaye byose, vuga ngo hari ibindi mwamenye, mwari igaburo ryera, mwakoze ubukwe, mwarabatijwe, mwararirimbye, mwarabwirije, mwakoze amavuna, mwaritanze mwubaka isengero, mwagaburiye abantu, byose mwarabikoze, mwariye abandi za minerivare. Ariko noneho ibisigaye nyuma y'ibyo ngibyo mukomerere mu mbaraga z'ubushobozi bwe bwinshi, kuko ibyo mukirana nabyo bitambaye inyama n'amaraso, ahubwo ni imyuka y'ahategekano ngo n'abatware b'umwijima. Si n'ibyo gusa, agenda avuga intwaro z'uwo muntu kugira ngo abashe gukomera imbere y'umubi. Avuga ngo mukenyere ukuri, mutware kwizera nk'ingabo, mutware inkota nk'ijambo ry'Imana. Agiye gusoza izo ntwaro zose aravuga ngo musengeshe umwuka iteka, kandi mu buryo bwose bwo gusenga. Bivuga iki rero ku mukristo? Umuntu wese wamenye Kristo akamwakira, aho niwe nkiri. Ndajya mvuga ku bantu babiri, ndavuga ku bamenye Imana, b'abana bo mu rugo na se, no ku bataraba abana bo mu rugo. Ku mukristo, ku mwana na se, ni itegeko ryo gusenga. Ririmba wongereho gusenga. None reka mbivuge, si tunabimubwirije nk'uko, ahubwo ni itegeko ku Mana. Nudasenga Imana irashyiraho ibituma usenga. ngo abadasenga ntibayikunde, ngabo bakwiye gupfa ntibibuke. Ubwo n'umwanzi w'ubuzima. Ubundi buriya mureka tuvugisha ukuri, mbere y'uko umuntu akwanga, burya we yariyanze. Kuko ibimusagutse n'ibyo uhura nabyo, burya we yari imaze umuntu udasenga ni umwanzi w'ubuzima bwe. Nibamenye ko ari itegeko. Ndirimba usenge, bwiriza usenge, ba bishop usenga, umukozi wa leta usenga. Tukiri aho ngaho rero, wari uzi ko umuhamagaro umwe uhagarika undi, cyangwa Imana imwe ikuraho iyindi? Umuhamagaro umwe gisobanurana. Akamuntu uvuga ngo mfite imihamagaro 10, byanze bikunze iyo mihamagaro 10 uraza gucunga usanga hari umwe waryamye undi, cyangwa umwe wahagaritse undi uratambuka. Ndaguha urugero.
wenda twifashisha impano zigaragara ziba mu itorero cyangwa imihamagaro ushobore kuba uri umuntu wifitiye impano yo gukubura ni impano batarobanurira mu rusengero umuntu wese niyo mpamvu njya mbwira ngo umuntu ntakabura icyo ngo yabuze icyo akora ngo ku rusengero nta n'umwe inama nyobozi iratana inama y'abakristo ngo barobanure kanaka ngo tukurobanure gukubura ku rusengero wewe ubwawe urabyuka mu gitondo ukagura umukubuzo nawe ugutumye ukaza gukubura ukimara kurobanurwa uwo murimo ari Imana ukurobanura ukuvamo impano yo gukubura ari Imana ikurobanuye ejo ukaba umuririmbyi byanze bikunze amasaha repetition azahindura gahunda yo gukubura ariko byibuze ukubura ijoro ariko repetition uze kuba uyirimo ntiwakubura ngo na repete ariko icyo nemera ushobora guhuza amasaha bigakunda aho biracyakunda ukimara kuba diyakoni ujya kwicaza abantu hari na diyakoni ujya gukubura no guteka n'indi mirimo ariko ugihamagarijwe inshingano z'ubwarimu ahanene itorero utangiye kukurobanura ukiba mwarimu ntiwajya gukubura ntibyakunda hari ibindi bigutegereje ukiba pasiteri rero buretse gato ntibyakunda hari ibindi bigutegereje niyo waba ufite umuhamagaro wo koza kunda byanze bikunze igihe cyo koza abasafuriya abageni bari baje gutangiza umushinga igihe cyo kujya gukoropa urusengero diregite bari bakusabye raporo ugiye gutanga raporo igihe cyo kujya mbaze igihe cyo kujya kuvuga ati iriya tako rya shiriri warimanura urete ujya mu mibare yaho warikura kugira ngo urigure baze barimanike byanze bikunze inshingano y'ubupasiteri ntiyagukundira kujya muri ya mihamagaro urumva ko umuhamagaro mwagiye uhagarika undi atari uko waguye ariko icyo shimira Imana hari umuhamagaro yashyizeho buri muntu agenda yimukana ukubura usenga ukaba umuririmbyi usenga ukaba umudiyakoni usenga ukaba pasiteri usenga ukaba mwarimu usenga buri tapu umuhamagaro twagusengura wimukana inshuti z'Imana gusenga ni itegeko nudasenga kubera icyo ari itegeko hari urwabya ruri imbere y'Imana rurimo umuhabavu Imana nireba igasanga rero parufe yayo igiye gushiramo izatuma usenga baseka kunganira kandi mu by'ukuri twese turabanyamasengesho turatekereza ko hari n'abantu basenga bari kutwumva mu bintu byoroshye no gusenga ariko Satani kuko azi ko ari umuyoboro utwegerezaho Imana iri nicyo kintu yaremereje kurusha ibindi kuko kigora abantu kandi kiroroshye cyane pasiteri arabivuze neza bitumye mbitekereza niyo mpano yimukanwa niyo mpano ibangikanywa n'izindi niyo mpano ukoresha hamwe n'izindi ariko kuko Satani yamaze guhishurwa ko gusenga twegereza Imana twatewe tugatabarwa mu masengesho yarayiremereje ayigira ikintu kigoye bigatuma batangaza amasengesho ubona amasengesho ntatangaza hatangazwa amateraniro ariko amasengesho ntatangaza ubwo uzi ikintu nkuyemo ikintu ngiye kubwira abantu badukurikiye cyangwa bumve icya mbere barebe neza ko urwabya rwe rwuzuye ese Imana mu ijuru rwabya ifite rwe rungana gute icugushe yasangamo amasengesho angana gute ni icya mbere icya kabiri bose bajye gusenga bajye gusenga hakiri kare bajye gusenga ubwo butumwa buratambutse kuko rero ntabwo tuzakuza gusenga ubundi duseze ku iki ngiki umuntu wasenze wabishoboye wabikoze inyungu zo gusenga ni izihe iki kintu mwega mwarasenze muranazifite ziragaragara ariko musone inyungu zo gusenga ni izihe ndashaka kuvuga ku nyungu zo gusenga ariko munyemerere hari ikintu aba bagabo b'Imana bakomeje kuvuga bavuga ku gaciro k'umuntu usenga noneho banabivugaho neza baravuga ngo agaciro k'uyu muntu usenga ngo nuko aba ari umwana w'Imana nakomeje kucyumva ndibaza ntese ko twese twavutse tukavuka ku bagabo n'abagore ni gute bibaye ngombwa ko umwe ahinduka umwana w'Imana kuko hari umwarimu Vede yavuze aravuga ngo bakijijwe n'abana b'Imana ndibaza ntese ubwo abantu batarakizwa bo ni aba Satani turabita abana bandi bo babyawe nandi ariko Bibiliya yavuze ijambo ryiza iravuga ngo twabyawe n'amazi n'amaraso biravuze ngo aya maraso nayo Kristo Yesu yamenye
yamennye uwayizeye wese yamubereye nk'amubyaye. Hanyuma aya mazi ni amazi Yesu yasohotse mu mubiri, so cyangwa se ni umubatizo, reka tuvuge umubatizo, ni umubatizo ko bavuze ngo mugere ikirenge mu cyanjye. Nuba ngo umuntu wese utarabatijwe mu mazi ngo apfane na Kristo azukane nawe, kwitwa umwana w'Imana biragoye. Reka rero nigarukiraho aho warumbajije, warugize uti se, warumbajije ngo ni izihe nyungu zo gusenga. Ndamukunda, ntubona ko nambaye kositimu? Uzi yuko ntarinjira mu bihe byiza byo gusenga, ayo nabonaga yose nacomaga. Se ntabyo waruzi? Koko Mana yanjye, ninjye waruzi umwotsi ahuba, ninjye waruzi umugongo w'ingona ahuba, ku rwego noneho ibyo byose byanze, ndangije nkajya nkora ubugoro nkanabucuruza nanabujunditse. Ariko maze gukizwa abo nasanze mu gakiza, nemeye intege nke zanjye, nemeye ko ndi umunyabyaha, ndakizwa, ndabatizwa. Maze kubatizwa barambwira ngo ubwo ubatijwe uhindutse umwana w'Imana. None ubwo uhindutse umwana w'Imana, si ukubyaye, niwe ugiye kugukurikirana. None rero nta kundi kuntu uzamubona, kandi nta telefone agira, nta mobile agira. Kumuhamagara ni ugusenga. Jya uvuga uti Mwami Yesu, Data wa twese uri mu ijuru, nzi ko unkunda, uri amahoro yanjye, uri ibyishimo, uri ihumure ryanjye. Ntangiye gusenga, mpambarira imbaraga zinshoboza kudasubira mu byo nahozemo. Koko si igitangaza ko umuntu yakizwa ariko ejo ukamusanga mu byo yahozemo. Si igitangaza ko umuntu yakunyura avuga Imana ariko mu kanya wahindukira ukamusanga asambana, ukamusanga yiba, ukamusanga arwana n'ibindi byaha nk'ibyo ngibyo. Iyo rero umuntu asenga, umumaro wo gusenga wa mbere ugushoboza kudasubira inyuma mu byo wavuyemo, ahubwo ugakomereza hafi y'Imana. Gusenga kwampuje na Pasiteri Theogene turicaranye, gusenga kwampuje na Mwarimu Veda turicaranye, gusenga kwatumye umenya, gusenga kwatumye igihugu kimenya, kuko gusenga kuguhuza n'Imana, kugakwishurira n'abantu, ukabana n'abantu. Imana ishimwe. Muri make wowe ubwawe uri inyungu zo gusenga, wowe ubwawe uri inyungu zo gusenga. Akose ndamuko niba nkubwira ngo jye kwiga, natangiye umwaka wa mbere ndangiza wa 8 ntarimuka, abo twatangiranye barangiza wa 8 ntarimuka. Ni ngewe muntu wa mbere uzi gusoma Ikinyarwanda, ni ngewe muntu wa mbere uzi utwitso n'utubago n'utunyerezo n'utubazo n'udutangaro, kandi ntarigeze niga. Ahubwo mu gusenga harimo n'amashuri. Gusenga harimo amashuri. None se reka manze nkubaze Pastor, how are you? I'm fine. Si Icyongereza? Jina lako ni nani? Si Igiswahili? Witwa nde? Jebari. Si Ikigande? None si ibyo byose si inyungu zo gusenga? Kuko gusenga kwampuje n'abavuga Icyongereza, menya kuvugana nabo. Gusenga kwampuje n'abavuga Igiswahili, menya kuvugana nabo. Gusenga kwampuje n'abaturutse hakurya y'amazi, uko tuzawumva uri Imana izahikora n'abantu bayo. Kero ko Imana yazaga ibana natwe kuri. Ibyo byose rero ni ibyagiye biva mu nyungu zo gusenga. Amen. Reka mvuge ku gusenga. Vedaste nangiza dusengere kuko ubwo nk'umushumba reka tube ducumbikira. Umushumba rwose abishoje nta kibazo, ntabishoje. Ubw'indimi zose zavuye mu gusenga, simvuga izo mu ijuru. Ubu nanjye mvuze ku gusenga, ngo inyungu zo gusenga nicyo kibazo uri gusoreza. Gusa reka nkuvuge none muri ubu buryo kugira ngo buri muntu wese akumve. Ubundi umushoferi utwara imodoka, umushoferi utwara imodoka, mbere y'uko hatse imodoka hari icyo akora, abanza gupima amazi ngo arebe ko akirimo. Kandi imodokari ari gupima ntiyigeze itoboka ngo abavuga ngo yavuye, ashobore kuba yashize oya, ahubwo yakoze. Ndagira akantu bakunda, imodokari yakoze yaturunye moteri ishobore kuba yashyushye ikamara amazi, radiateri. Ubwo twirwende tuvuga n'ubwoko bw'umuntu yongeramo iki, ariko reka misubiremo. Umushoferi utwara imodoka yatse imodoka mu gitondo ariko abanje gupima amazi ngo arebe ko amazi akirimo. Saa yapima kubera ko afite impungenge yuko yatobotse akaba yavuye, ahubwo kuko imodokari yakoze yarayakoresheje amazi, ashobore kuba yashizemo akaba yakongera andi kugira ngo imodokari idahura n'ikibazo. Kandi yamaze atari mu Umukristo nawe ntasenga
kubera yuko amasengesho hari aho yataka yavuye aho yasengeye mu butayu cyangwa ku rusengero akayasenga, ahubwo nyuma yo gusenga yarakoze, akoresha za mbaraga z'amasengesho, sitoke y'amasengesho, akeneye gusenga ngo asubize mandi. Niyo mpamvu Yesu yirirwaga akora umurimo ariko nijoro akajya gusenga. Reka ntange urundi rugero rwumvikana kugira ngo buri muntu wese yiyumve. Twavuze iby'amavuta byo kujosha cyangwa iki. Umuhinzi uhinga iyo amanutse agiye guhinga atwaye isuka, iyo ageze ahari ikigundu cy'igishyitsi cyangwa ku ibuye asekuraho yasuka, atari ukugira ngo ababaze isuka, atari no kugira ngo yihimure kuri rya buye asanze, ahubwo yongera yikwikire neza yumve ko igikomeye. Iyo asanze iri kujegera ashyiramo ikindi gihato. Bivuga ngo umunyamasengesho wese agomba gusenga kugira ngo akomeze kuzuzamo ibihati byo yakiriye, ubutunzi bw'ubugingo, ubutunzi bw'agakiza. Igihato cyabwo kugira ngo kidatakara ni ugusenga, nicyo gihato cy'agakiza gakomeze gufata mu muntu. Uwo nugira umunyeshuri kugira ngo abashe kwiga afate, nimugoroba agera mu rugo akoza. Umufundi ashyiraho imbaho y'amazi yari kubaka, atari uko atafata itafari ngo arigereke ku rindi akomeze, ariko iyo arigeretse ku rindi yongeraho iki, imbaho y'amazi niyo agapima. Umukristo wese wakire Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza, uko bwije n'uko bukeye agomba gufata inivo yitwa amasengesho. Haleluya! Akomeze kumenya uko ahagaze buri munsi mu nzira y'agakiza. Aho niho Imana ikubwira ngo mwana wanjye, iyo ni inivo. Ahandi yikura ni mu masengesho, kubwira ngo iyo ni inivo, imanuka inivo y'Imana. Mwana wanjye, aho imbere hari korosi rikata iburyo kabanya umuvuduko, ubwo kawugabanya, aho haramanuka ugeze aho kurya, ukamenya n'uko ubirya kubera ko Yesu yakubwiye ngo ugeze aho kurya. Hari ubibona rero Yesu atabimubwiye akabivanga bigahurira, inda nini ikamukura mu kazi kuko yacakiriye rimwe kandi igihe cyo kurya cyari kigeze. Ahubwo reka mbwira abantu bongera amazi muri za moteri, bongera bakwikira amasuka yabo, bongere bashyireho niba. Ibyo byose nta bindi ndi kuvuga, ni imbaraga z'amasengesho. Ubutaha twongera tuzaganira no ku banyamasengesho, ubundi ku cyane bitwa abanyamasengesho abandi bakikuramo. Ntavuga ati ngewe ntabwo ntahamagariye gusenga, ngewe sinjya nsenga, nahamagariye kwizera no kwigisha ko sinaba gusenga. Tuzarebera hamwe abanyamasengesho n'ibandi, ariko dusaza kuri mwe bacu nadusengera nk'uko umushumba yarishoje iteraniro twari turimo. Ndagira ngo uve ku kingiye cyumaro wo gusenga ushingiye kuri wowe no ku bandi, undi nadusengere nta kibazo. Murakoze cyane, reka turirimbe. Gusenga yewe gusenga ikingura ijuru, gusenga bifasha umubabaro. Hanyuma abadukurikiye batwihangane, ntabwo turi abaririmbyi, turimo abapasitori n'abavugabutumwa, ntabwo turi abaririmbyi, ariko ubwo nishatse kubakopeza ko gusenga bimara umubabaro bigakingura ijuru. Umumaro wo gusenga kuduha ibyiringiro by'aho tujya, gusenga gukingura ijuru, gusenga bikadukomeza mu isi turi mu bibazo ariko tugahumurika, gusenga kuduha kwihangana, kudushoboza kwihanganira intambara tukazibamo kubera amasengesho, gusenga kuturinda umururumba w'isi, kurehareha, kutanyurwa, tukanyurwa n'ubuzima bwose turimo tubiheshejwe no gusenga, kudusenga kuturinda kwandavurika mu byaha, tugakomera kuko dutekereza ko iwacu atari inaha, ahubwo iwacu ari mu ijuru, kuko niho dutegereza umukiza ko azaza. Gusenga ni esikariye umukire tuzazamukiraho. Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu Kristo, amen. Uko no gusenga turakuganiriye ko turagusubitse ntago dushoje, tuzakorera n'icyo gusenga, muzabikurikira kandi zirako muzamenya gusenga icyo ari cyo, ariko aho muri hatandukanye tubohereje mu masengesho. Gusenga ni ubuzima,
gusenga ni imibereho, kandi gusenga birenze kuvuga amanuka abakozi bana bivuze, birenze kuvuga amagambo. Gusenga ni ubuzima, gera we guhindura ubuzima, kandi gusenga si ahantu, aho gusenga ni ubuzima. Ni iki ngiki cyo mu cyumvi. Ndabashimiye pastor, ndagushimiye, wakoze cyane kwitabira ubutumire. Amen. Namwe mwakoze kudutumira kuri cana Inzahuke. Wakoze cyane umukozi w'Imana, wakoze kubana natwe, kandi ndashaka kugaruka vuba, mfite ibintu byinshi nakeneye kumva. Murakoze cyane, kandi nanjye mbemereye iyo nkunga, uko muzampamagara niko nzaza, cyane ko abanyarwanda bakeneye kumenya aho bakwiye kuba bari naho bakwiye kujya, kugira ngo tuve mu rungabangabo rw'igihe, ahubwo dushyikire agakiza, tuzajye no mu ijuru. Murakoze. Mwarimu wacu akoze kubana natwe, wagira icyo ubwirana na dusengere. Murakoze cyane, ndabashimiye kurica no Inzahuke, anyira ijambo ry'Imana n'ubuhamya, kandi ko tubivuga turushaho kongera guhembuka tukagira ibyiringiro, kandi nguko wabivuze twohereje abantu bose mu masengesho. Umuntu wese ushaka kurama, umuntu wese ushaka kubaho, najye gusenga. Nakora senga, ko tubwiye ko gusenga atari ahantu, ahubwo gusenga ni ukuntu. Gusenga si ahantu, gusenga ni ukuntu. Mutwemerere dusenga Imana, tuyishimire ko abanye natwe muri kiganiro, kandi Imana iduha umugisha. Mwami Yesu, turagushimiye. Kristo w'i Nazareti. Turagushimiye kuko ukwiriye gushimirwa. Ibyo wakoze biratangaje. Imirimo y'amaboko yawe iraturenga. Iyo twibutse urukundo rwawe, iyo dutekereje imibabaro wagize kubera twebwe, bidutera kukwegera kandi dusenga. Turasenze nk'uko tubonye umumaro wo gusenga. Hana yarasenze, ntabwo yari yarigeze abonera igisubizo mu rugo atuje, ariko umunsi aterura amasengesho asenga, waramutabaye, umukuraho igisuzuguriro, umukiza izina ribi, umukiza umwaka, umukiza intambara, umuhanagura amarira. Turasenze ngo uyu muntu twumva niyongere amasengesho mu rwabya. Haleluya. Imana nirebamo ibona urwabya rwuzuye, nasenge kugira ngo anyure hatanyurwa, nasenge kugira ngo agere gusabana n'Imana. Kandi turagushimiye kujya wumva gusenga, uri Imana igishyigikira abasenga, uri Imana igitabara abasenga. Herekeza iri jambo ryawe, kandi ari twebwe turivuze ndetse n'abaryumvise, twese bituzanira impinduka mu buryo bw'umubiri no mu buryo bw'umwuka. Turagushimiye kubyumvise, tubisabye Imana mu izina rya Kristo Yesu. Amen. Turabashimiye mu mudukurikiye iki kiganiro, gisangize abandi, kandi uduhe n'ibitekerezo ku byo twaganiriye. Ukore subscribe niba utarayikora, uzabona ibiganiro uko tubishizeho, kandi bizagufasha nabyo zubakika. Imana ibahe umugisha. Shalom, shalom.